Transport ni ikintu gikomeye cyane ku bukungu kubera ko ari rwo rufunguzo ku buhahirane hagati y'imigabane ibihugu cyangwa uturere. Kugira ngo habeho ubuhahirane hagati y'igihugu kimwe n'ikindi cyangwa agace n'akandi byoroha iyo hari umuhanda ubihuza. Hari ubwo rero bidakunda bitewe n'uko wenda hagati y'agace kamwe n'akandi hari imanga, imisozi miremire, imigezi cyangwa ikindi kintu cyatuma hatubaka umuhanda uhuza uduce twombi. Uburyo rero buba bukurikiyeho ni ukubaka ikiraro, ariko nabyo hari igihe bitoroha bitewe n'indeshyo y'aho hantu. Tugiye kugaruka ku kiraro cya Beipanjiang Abashinwa bubatse kikavugisha isi yose. Ni ikiraro cyubatse hejuru y'ikibaya cya Beipanjiang n'ubundi ikibaya kinini cyane ku buryo kubaka ikiraro cyakwambukiranya icyo kibaya gishobora kubarwa mu bikorwa by'ubwiyahuzi mu bindi. Mbere yuko dukomeza, reka nkwibutse gukora subscribe kuri channel ya Top 250. Njye nitwa Joshua Mutuyimana, mbahaye ikaze. Ni mu gace gakunze kurangwa n'ibihu byinshi hano mu kibaya cya Beipanjiang mu majyepfo y'Ubushinwa, ari naho nyine hubatse iki kiraro cy'agatangaza. Kuri iki kiraro uri mu modoka ushobora gutwara metero zirenga 600 hejuru y'umugezi. Iyo ukigezeho, ikosa rya mbere uba ukwiye kwirinda ni ugushaka kureba hasi, bitewe n'uburebure bwacyo ushobora guhita wisubirira inyuma. Ikiraro cya Beipanjiang cyatwaye ingengo y'imari itubutse cyane, byasize gikuyeho uduhigo twinshi cyane ku isi bitewe n'uburebure bwacyo ndetse n'udushya bacyubakanye. Ariko nanone bidatunguranye kuko Ubushinwa ari cyo gihugu gifite ibiraro birebire kurusha ibindi ku isi. Ese ni iyihe mpamvu ituma Ubushinwa bukunda kubaka ibiraro birebire? Iki nacyo turi kuvuga mu minsi iri imbere gishobora gutakaza aka gahigo kacyo kuko hari ibindi biri kubakwa muri iki gihugu. Reka twongere tubisubiremo. Iki kibaya cyubatse hejuru y'ikibaya cya Beipanjiang mu ntara ya Guizhou. Ikiraro cya Beipanjiang nanone bakunze kucyita ikiraro cya Dugi. Kikaba cyubatse ku burebure bwa metero 565 uvuye hasi ku mugezi. Ni ukuvuga ngo kuva hasi aho amazi ari kugeza hejuru ku kiraro hashobora kujyamo etaje y'amagorofa 200. Tugereranyije n'ikiraro cya Golden Gate cyo muri San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dusanga kikirusha metero 67. Ugereranyije na New York One Trade Center, inyubako ya mbere ndende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifite metero 541, kandi wibuka ko iki kiraro twabonye cya Beipanjiang gifite metero 565. Ikiraro cya Beipanjiang gihuza intara ya Guizhou n'intara ya Yunnan, agace kari kazwiho kuba bigoranye ko wakoreraho ingendo. Iki kiraro kandi tuvuye ku burebure bwacyo turutse hasi, reka tujye no ku burebure bwacyo uvuye mu ntara ya Guizhou gitangiriyeho ukajya muri Yunnan. Beipanjiang turasanga ifite metero 1341. Ukabona ko ari ikiraro gitanga umutuzo n'umutekano ku bagenzi, ariko nyine nanone ntibagirwe ko cyatwaye akayabo karenga miliyari y'amayuwane cyangwa se miliyoni 147 z'amadolari y'Amerika. Ubwo cyuzuraga muri 2016 cyahise kiba icya mbere kinini ku isi, ariko icyo gihembo bagihawe na Guinness de Record muri 2018. Gusa nyine akagahigo kaje gushidikanywaho kuko bakigereranya na Malo Viaduc cyo mu Bufaransa, kikaba cyaratwaye cyo arenga miliyoni 424 z'amadolari y'Amerika. Viaduc izwiho uburebure bwayo, ariko nanone ntibe ndende uturutse hasi, ari naho Beipanjiang yirushiriza. Kugeza ubu nibura niba utaruzi ibijyanye n'ibiraro, umaze kubona ishusho y'ibiyoboye. Usibye kuba ari iya mbere mu bunini, Beipanjiang yubakishijwe ibyuma birebire kandi bikomeye bifasheho amakamba asanzwe azwiho gukomera akoreshwa mu kubaka ibiraro. Byatwaye imyaka 3 kugira ngo cyuzure. Imirimo yo gutangira kucyubaka itangira mu mwaka wa 2016, ariko ibijyanye no gutekereza kucyubaka no kugikorera inyigo byatangiye mbere muri 2011. Mu gutangira hashowe miliyoni zirenga 8 z'amayuani cyangwa se miliyoni 1.37 z'amadolari y'Amerika atangwa na guverinoma y'Ubushinwa ku bascientifique ngo bakore inyigo nyayo y'uyu mushinga. Gusa nyuma yaje kongerwa aba miliyoni 2.3 z'amadolari yo gukora inyigo gusa, yakozwe n'abainjeniyeri b'Abashinwa. Iki kiraro nk'uko twabigarutseho gihuza umuhanda wo mu burasirazuba bwa Guizhou n'intara ya Yunnan, ahantu hatapfaga kugera imodoka n'ibikamyo bitewe n'imiterere mibi y'aha hantu. Kubaka iki kiraro byasabaga ubwitonzi bwinshi, ari nayo mpamvu hashowe akayabo mu gukora inyigo gusa. Imanga ndende iri munsi y'iki kiraro iteye ubwoba cyane,
niyo mpamvu bagombaga gukora inyigo yizewe neza ku buryo kitashoboraga kuzagwa kikaba cyateza impanuka. Abenjeniyeri rero nyuma yo gukora inyigo ihamye bahisemo gukoresha ibyuma n'amakamba yizeweho gukomera cyane, bayakoresha mu kubaka iki kiraro kugira ngo kizahagarare neza gifite stability ihagije. Iki kiraro aho cyubatse niho hagenaga uko cyagombaga kuba kireshya. Igishushanyo mbonera cyakozwe bwa mbere cyerekanaga ko iki kiraro cyari kuba kigufi kurenza uko kingana ubu, kuko bumvaga ko kizakora ku misozi ibiri gusa, ariko abenjeniyeri nyuma bagasanga kugira ngo gikomere bisaba ko gikora no ku misozi yindi hakurya. Gukomeza rero hibazwa uko bahangana n'ibibazo cyashoboraga guteza iyo cyubakwa nabi, nibyo byatumye kirangira muri ubu buryo gikomeye kandi gikoze neza. Nk'uko twakomeje kubigarukaho, gihuza uduce bitashobokaga ko tugerwaho n'imodoka. Ntabwo ari ibintu bisaba gutekereza cyane cyangwa ubundi buhanga kuba wakwibaza iki kiraro kimariye utu duce cyahuje, cyane nk'intara ya Guizhou mu majyepfo y'Ubushinwa, kuko ari agace kazwiho kuba gafite imisozi miremire cyane. Iki kiraro kandi nanone kinyuraho inzira ya gari ya moshi ihuza uduce twa Kujin na Liu. Ikindi kandi iki kiraro cya Beipanjiang ni ingirakamaro cyane mu guhuza indi mihanda, harimo n'uwo mu bwoko bwa highway ureshya na kilometero 2935 uva mu mujyi wa Hangzhou hafi ya Shanghai ukajya ku mupaka wa Burma hafi ya Tibet. Twigarukire rero kuri twa duce tubiri iki kiraro gihuza, Guizhou na Yuan. Kugira ngo uve hamwe ujya ahandi byatwaraga urugendo rw'amasaha 3, none ubu kubera iki kiraro bigusaba iminota 5 gusa kugira ngo ube uhageze. Nanone kandi iki kiraro cyagabanyije amasaha y'urugendo hagati ya Yunnan n'umujyi wa Chongqing, ruva ku masaha 5 ubu bakoresha isaha imwe gusa. Ubwo rero icyo twakuramo nuko Beipanjiang irenze kuba ikiraro, ahubwo wanavuga ko ari gahuza miryango hagati y'uduce twose twavuzeho. Ikindi kandi bigakurura ba mukerarugendo cyane kuko uburyo bwo kugenda bworoshye. Hejuru ya byose rero nuko iki kiraro kizamura ubukungu mu bice by'icyaro bigikikije, kuko byafataga amasaha menshi kugira ngo habeho ubuhahirane hagati yabyo. Ikindi nuko nk'uko byumvikana bituma abaturage barabohokewe kujya aho bashaka igihe bashakiye, kuko mbere wabonaga bisa nk'aho bafunze. Nanone kandi ntiwakwirengagiza ko iki kiraro ku rundi ruhande ari ishema ry'igihugu mu gushimangira ubushongore n'ubukaka bw'Abashinwa. Twigeze kuvuga ko kubaka ibiraro birebire ari ibintu Abashinwa bazwiho cyane, ariko biragoye kwiyumvisha kure cyane baturutse inyuma y'abandi ku isi, none ubu bakaba bayoboye. Ubushinwa ni nabwo bufite ikiraro cya kabiri n'icya gatatu binini ku isi. Hari icyubatse hejuru y'uruzi rwa Saido gifite metero 496 z'uburebure, n'icyitwa Puri Bridge gifite metero 485. Beipanjiang yaje kuraho Saido kuko yiruta mu bunini no muri budget zakoreshejwe, kuko Saido mu kuyubaka byatwaye miliyoni 100 mu gihe Beipanjiang yatwaye miliyoni 147 z'amadolari y'Amerika. Ubushinwa kugera kuri ibi birumvikana ko biterwa n'uko bafite ubukungu buhagaze neza, ariko none hakaba indi mpamvu y'uko bafite igihugu kigizwe n'imisozi miremire ndetse n'ibibaya, ku buryo batubatse ibiraro nta yandi mahitamo baba bafite. Cyane cyane intara ya Guizhou ni iwabo w'ibiraro bijyanye n'uko hateye. Ni ahambere mu Bushinwa no kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi ubiteranyije. Bitewe n'uko Guizhou iteye, ikaba yaragombaga guhuzwa na Yuan, hagati yaho hari umugezi mu manga ndende cyane. Beipanjiang yagombaga kuba ikiraro cya mbere kinini ku isi. Intumbero yo kuzamura ubuhahirane hagati y'ibyaro n'imijyi itandukanye na Guizhou byatangijwe no kubaka umuhanda wa gari ya moshi watwaye akayabo ka $1.3 y'amadolari y'Amerika, kandi ugaca hagati mu misozi. Ibiraro binini biri kubakwa hirya no hino mu Bushinwa kugira ngo bahuze ibice by'igihugu bigorwa no kugeraho ibinyabiziga, ndetse bagakomeza no gushimangira ko ari bo gihugu cya mbere mu kubaka ibiraro birebire. Kugeza muri 2020 iyi ntara ya Guizhou yari ifite ibiraro 250, byose biri hejuru ya metero 100 z'uburebure. Niyo mpamvu ariho hambere hari ibiraro byinshi ku isi. Gereranye n'Ubutaliyani dufata nk'igihugu cya kabiri gifite ibiraro byinshi ku isi, kandi nyamara gifite ibiraro 40 byonyine birengeje metero 100. Ku isi yose habarwa ibiraro 20 byonyine bifite metero 300 uvuye hasi ku mazi. Ibi kandi byose biri mu Bushinwa usibye bitatu byonyine. Nubwo twatangiye tuvuga ko iki kiraro cya Beipanjiang
gishobora gutakaza agahigo ko kuba kinini ku isi kubera ko hari ibindi byakubakwa. Iki kiganiro kitweretse ko atari vuba, kandi binabaye n'ubundi byaba bikozwe n'Ubushinwa. Nubwo iki kiraro ari cyo kinini ku isi, nta nubwo kiri hafi yo kuba mu bihenze ku isi, kuko cyatwaye miliyoni 147, mu gihe cyitwa Hong Kong Juan Macau nacyo kiri mu Bushinwa cya mbere cyatwaye miliyari 20 z'amadolari. Ahangaha rero niho dusoreje iki kiganiro. Reka ngushimire wowe wagikurikiye, nkwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel ya Top 250. Uramutse hari ikindi wifuza ko nawe twazagukoreraho, twandikire hasi muri comment utubwire. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.